ariko ikiza kintangaza uko abagabo bose batarabaronka mwa badamu mujye mwibuka hari bamwe bazaga babandikira akavuga ngo nkubuze no kwita no mu kiyaga ayiwe kiyaga cyahe ngo ndakubonye ngo isi itarimo wewe ngo sinayibamo none murabanye usigaye ujya mwisatabamo gute ugashobora kubaho gute ngahe mukabare ntunamwibutse ngahe bigize gute ibintu bene ibyo ni igitangaza nasaba abagabo mujye muhora muzirikana abo bagore muri kumwe ko ari babandi mwirutse inyuma bamwe mukaroba mukajya no mu butayu kandi gusenga byari byarabananiye kugira ngo urebe ko areba uburyo mbafasha ngo agera arambuye ngo ariko abantu baratanduka ati je umugabo wanjye ati namubonye nari mukeneye nararusha ntaha ati kumwitaho ati ahubwo nararengeje ibyo abandi bagore batekereza ndetse gute ati n'igihaza yarusha cyane nkamubwira tumve ndakoza nimara ngusige n'amavuta ati nkaya mudodobeka nkamu ati nkaya musiga bene yenda zamaze icumwero ati kuko n'ubu azayisiga gake by'ukuri abagore b'iki gihe ahubwo uzambara urukweto rumwe ariko ntukabe utagira parufe icyo mucyumve neza nushaka uzaburi urukweto ariko kubaho nta parufe ufite automatique kubwire ko ari ikibazo kubera ushobamo iki amacumu buri munsi reka mbabwire abagabo akakantu buriya abagore benshi babaho barashize iyo yibuka agaciro yagiraga akiri iwabo akibuka abahungu bamwirukagaho ku kwezi yari afite lisite n'agakayi ariko yaba abagore bugumanye ka gakayi unezagera igihe akereka umugabo ati ngaba banyirutse abura barushiki urebe abaribo yanza bamwe arababoga abandi bareba abandi bagize gute ageze ubwo ari wowe yemera ariko ikiza kintangaza uko abagabo bose batarabaronka mwa badamu mujye mwibuka hari bamwe bazaga babandikira akavuga ngo nkubuze no kwita no mu kiyaga ayiwe kiyaga cyahe ngo ndakubonye ngo isi itarimo wewe ngo sinayibamo none murabanye usigaye ujya mwisatabamo gute ugashobora kubaho gute ngahe mukabare ntunamwibutse ngahe bigize gute ibintu bene ibyo ni igitangaza nasaba abagabo mujye muhora muzirikana abo bagore muri kumwe ko ari babandi mwirutse inyuma bamwe mukaroba mukajya no mu butayu kandi gusenga byari byarabananiye kugira ngo urebe ko wamuronka none waramuronze agaciro ke nubwo wakamanura ariko ujye wibuka ko yakigeze kandi n'ubundi kumana aragafite no mu miryango aragafite cyakane gikomeretsa abagore ni ukumwima amatwi kutamutega amatwi ngo mwumve hari igihe abagabo nyine tuyagaraho ngo abagore bagira amafuti abagabo benshi bakunda kuvuga ibyo uzamenye ko bafite ibibazo mu mitima yabo rwose ngo uravuga ibiki umugore haba nubwo uri umwenjeniyeri cyangwa ukaba uri umudokiteri ubaga imitwe y'abantu uzi umutega amatwi ari uwakugira inama nuko ubaga imitwe atazi naho baza bapasurira impamvu nuko wowe nawe mwabaye umwuka umwe ibyo akubwira hari icyo bimara nubwo bidahuye n'ubwo buhanga ariko imvugo ze gusa ni nziza nuko abivuga ku Mana biba bivuze ngo mwembi mwajyanye aragushigikiye mu bihagararanye mu mwese nubwo atazi kubaka ama etaje ukaba ariyo wubaka uzureka avuge kuko kuvuga kwe Imana ibiha agaciro nubwo bidahuye n'ibyo ushaka wowe iyo umukura mu byawe nubwo atabizi reka avuga uko abyumva hanyuma biroroshe gusa kugira gusa ngo bimunezeze ko
umuha agaciro kandi kumutega amatwi egari kuvuga ko iyo ahita yumva ko uramwemera, uzi ko ari n'umuhanga, uzi ko ari umuntu udasanzwe, ariko iyo umwima amatwi biravuga ngo uwamaze kumuhindura ubusa uzi ko ntaco ashoboye. Abagabo ndizera ko twese tuzi ko birazwi ko abagore Imana yabahaye amagambo menshi yo kuvuga rwose. Muzakurikira amateka y'abahanga avuga nimba abagore ku munsi bavuga 10,000 nukuvuga ngo abagabo baracari ku 1,000. Ngahe none ayo magambo yose mumbwira ngo oya ntuvuge ceceka, nayafungira muri we egari gufungirana nk'ibirunga muri we, aho bizasohokera era buzabisohorera muri ruzaka. Reka gume yivugira, gume dusohore pole pole nta kibazo. Avuga abagabo benshi muzaba mu rugasinzira, umugore akareka kuvuga rwaga bari kugona, yumva aragonye yumva aragonye agahita ahagarika ama histoire. Nuko abagabo bose bameze. Ariko ujya ureka avuge gusa ngo yego, bamwe azajya kumenya ko hadaheruka ruko ashizeho umugono. Okay, aho rwose ni ibyabo. Igihe cyose umwimya amatwi uzamenye ko ibyo yari kuvuga mu gihe atabivuze egare gukomereka biramukomeretsa. Icya gatanu, abagore bakomeretswa no kubona umugabo ataramwakiriye ngo amwakirane nabi wabo, akamwakira wenyine ariko abona ari wabo ntabashaka, ntakeneye kubamenya, ntakeneye ibintu bene ibyo, by'ukuri biramukomeretsa. Aravuga tuse abacu bugaza akishima akagira gute bakamenya ko nashatswe, ko mfite umugabo, ko ariko akabona abo bantu ntubashaka. Nta mugore udakomereka aho ngaho, ashaka ngo umwakirane nabi wabo uko bari, kugira ngo akunde abereke agaciro afite iyo yagiye, abereke n'ibidasanzwe ko yagize umugabo ukomeye. Cya gatandatu, umugore akomeretswa no guhora kankamirwa n'umugabo. Abagore mana baremye muri slowings, mu ijwi ryiza, bumva ijwi ryiza, nishaka ribe ritarimo ibifatika ariko ripfe kuba ari ijwi ryiza. Nacyo gituma nibo ba mbere banakunda muziki. Naho umugore agize Imana akabona umugabo umubwira utugambo twiza agashiraho n'akaririmbo, ayo yo gutekera niba barya indege ritaza ritekwa yoteka n'ibitabaho. Bakomeretswa no guhora bakankamirwa. Reka mbabwire impamvu, nuko mwatangiranye mu magambo meza. Kandi reka mbwire abashakiye mu kizungu ni muvuge ngo haleluya, abashakiye mu byaro ni muvuge amen. Abo bantu mbabwire ko badahuye ni n'amoko abiri. Twebwe abashakiye mu byaro, singuriya ntazanziza ngo sinamubwiye ngo sheri kuko ntayo twigeze tuvuga, iyo ntazayinziza. Icya kabiri, ntazanziza ngo sinamubwiye utugambo twiza ngo nakubura nagira gute, ntabyo nigeze mubwira. Twafashe inka z'amahembe gusa twohereza iwabo, hanyuma bamubwira amakuru y'uwo muryango ati ndiyo bwana ndabyemeye. Ariko mwebwe abashakiye mu mujyi mwanditse zirya message mukaba mwarazisibye mwaraziretse, mufite ikibazo. Uko mwabatangije mubamenyereza niyo ritme nimukomeze iyo, natwe twabamenyereje iki twebwe nukubaha ibivuguto, ukamukamira amata ukazana ikivuguto gusa n'ibitenge byiza, ibintu bene ibyo bikagenda neza. Naho mwe n'utugambo twishi, none mwaraturetse murabireka gute? Muze mumenye ko tubanye tudahuye. Abo mu byaro ntiduhuye namwe abanyamujyi,
icya karindwi gikomeretsa umugore kumuhisha amafaranga mufite, kuyajera wenyine atabifitemo uruhare. cyangwa abagabo bose bakaba beza, amafaranga yose ufite musangire konti, abo bose aba ari abakiranutse, ariko benshi babakuraho kayigiriye wenyine kugira ngo ayishyire wenyine ibyo umugore atareba. Abandi abagabo beza abandi iyo yatahanye ahita yakura mu mufuko yinjiye akamubwira ati reba iyo yabika ataguma mu ipantalo yanjye. Twe nuko tumeze, nkanjye sinshaka kurekera amafaranga mu ipantalo yanjye cyangwa mu ikoti, tutamubwira ngo ari mu ikoti ureba aho uyabika, akamenya ibyo yakoresha byo mu rugo. Ngewe nzasaba kumenya amakuru wenda amafaranga yarashize. Nuko kuko abadamu mu ngo nibo ba ministre wa finance, abagabo mwese muri aba ministre ba defense. Mufate defense, abagore bajere finance, murebe ko ibintu bitagenda neza. Iyo utabimutoje uzakomeza ukora uko ubishaka, ariko nyamara ibyo rwose amafaranga iyo atayaza, amafaranga iyo mutayajera hamwe, amafaranga benshi niyaceceka nukumirwa, nuguheba gusa, nukurekura, ariko bizamukomeretsa. Iminota 5 isigaye basomere ibintu. Abagore uko kera bari bamaze gupanga ko ninsoka bampaka duhariye kuba ari bunterura, maze mbandeke aho nkicara maze mukareba ikaho nzanywa muri iki cyumweru ko bose bansororeye. Reka ndeke guhembukira bene wacu b'abagabo. Ibituma abagabo bahararuka ingo zabo 7. Icyambere, umugabo hararuka urugo rwe, inzu ye, bitewe nuko yayimwe icubahiro. Abagabo baremwe mu cubahiro, bavukanye icubahiro, bakunda icubahiro kurusha n'ibiryo. Nubwo Renide yavuze ngo dukunda ibiryo, kandi kiriya nico rwose abagabo bakunda. Uzarebe iyo abuze ibiryo ababara kurusha abana bato. Nta nihangana ahinda mu nzu nk'intare ukabona byanze, biriya ni ibiryo. Niko abagabo bameze. Ariko iyo ashaka itambwira ngo kariho ku meza birateguye, umugabo ahita amwenyura agatangira kuvuga amafaranga ari. Ariko iyo umwatse amafaranga utamufashe neza, shawanyuze mu nzira itariyo. Umugabo araruka urugo rwe bitewe nuko iyo areba icubahiro hanze bamuha, akareba icubahiro iwabo bamuha, akareba icubahiro agira mu kazi, akareba uburyo hanze yagariwe, umugore akamumanura. Iyi nzu rwose yumva yayitoroka. Uzamwima ibindi ariko icubahiro uzakimurekere. Mbwire n'abagore, hari n'abagore muri umujyi wa Kigali maze iminsi ngarira nabo. Hari n'undi nigeze kuja gufasha nsanga n'umuyobozi ku rwego rwa ba minister. Umugabo we akazi karahagaze, amaze barakorogana, bagira ibibazo. Kugeza ubwo nafashe umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu nagiye mu rugo iwabo ngongereye, sanga umugore ari mu cyumba kimwe yarimutse, umugabo yasigaye mu kindi. Umugabo nawe abonye ko byanze, yishora mu gukunda kabare kugira ngo arebe icyamurangaza, atahe yasinze basabona uko asinzira. Hanyuma ngiye kubaganiza, umugore atumva yanigize umusinzi. Umugabo ati yarasuzuguye, yigize igitangaza. Ngo nange ndabatoke, umunsi wa mbere turavugana, wa kabiri, wa gatatu noneho duhuriye iwabo. Ndavuga tumubwire mbere yuko tuvugana, simwe mwantumiye atego. Yakubaha muyobozi, ndabizi ko uri umuyobozi ariko uri umudamu muri iyi nzu. Genda upakira ivarizi yawe ikuriyeho, giye mu cyumba uyisubize mu cyumba cy'umugabo, numara kuyigezayo uze twicare tuganire. Itarajyayo simvuga. Noneho umenye ko n'umupasiteri utamwubaha bivuga ko n'Imana utakiyubaha. Ngo yumve gutyo pasiteri n'Imana. Aragenda ivariza yikurayo, arayigarura ngo ayisubize mu cyumba cy'umugabo, tubona kwicara turaganira. Ndamubwira ngo ubushefu n'ubuyobozi ufite buze busigara inyuma ya portaye ya runo rugo. Winjiye hano shefu igitangaza ahangaha n'umugabo rwose, ariko nushaka kuzana
ikiyobozi ufite hanze ukakizana mu rugo, sinkubesha nta rugo ntirwabaho. Uri shefu iriya nyine mbari muri ministeri, ariko nturi shefu hano mu rugo. Umutwe ugumura umutwe ati okay, kubera ko ari we cyane wambwira ko yubahaga Imana n'agakiza yigeze kukabamo, umugabo ataranagakandayiramo. Nimba unacuba unubaha n'Imana ukamusaba imbabazi, Mwuka Wera ni mwiza, amukora harapfukama asaba imbabazi. Ntizisaba umugabo ubone kuzisaba Imana, yego itumusenga Imana ntinakumve, ntiyakumva warambuye umugabo agaciro ke. Periganzo kwegere ngo abagabo dukunda icubahiro, mumbwirire ukwegere. Hari n'igihe umugabo ava mu kazi bamusuzuguye, bamukandagiye, cyangwa iyo hanze bamugize gute, ariko gakunda ngo nageriwe abona hagira gute, aho yidesharira kabisa, cyacubahiro yabusiriya nageri wabone barakimuha, yavuga atayuwe erega haracyariwaho nubahwa. Ako kantu ntimukagakureho badamu. Icya kabiri, umugabo hararuka urugo kubera ko umugore batakimwitaho. Kera baramuteguriraga, ukamumesurira utuntu ukamwitaho, ukagira gute bene ibyo. Abadamu bakunda kugwa muri rikosa iyo babyaye, nacyo reka tukivugeho. Abadamu kenshi iyo mwabyaye, agahunga byaye automatique gahita gakubita kudetase, kayimukubise gute, agapasaje kiziye, ejo bundi kazabasiga mugasigarana mwenyine. None karaje umugabo kamukubise kudeta, umugabo asigaye ngo madamu ngo ariko we ntusubona umwana, ngo we ngo ntubona ngo kunifite, ngo mba nita ku mwana. Umwitaho gute? Banza se rwose, banza se. Karahari kubera se, ariko se ntariho kubera ko. Rwose uko byagenda kose umugore ategerezwa gukomeza kwita ku mugabo we, kureba niyo mufite abakozi. Hari abagira abakozi ntana kontrol ibyo abakozi bakoze, ngo anabirebere kandi bateguriye umugabo wanjye gute. No, ngo abakozi ngo ntibahari, n'abakozi, ariko ni wowe manage ureba ko ibintu byose bihagaze neza mu rugo. Rimwe na rimwe bijya mutuma abakozi ko genda babwire ngo bajye ku meza. No, madamu ni uvuze ifirimbi yuko umupira utangiye. Cyakangahe? Cya gatatu, umugabo hararuka urugo rwe kubera ko yabona umugore atamukundira biwabo. Kandi kuri iki kintu majorite sinda mu bushakashatsi ngewe maze gukorana n'abandi tubazanye, uzasanga kenshi abadamu aribo bakunda kwanga biwabo w'umugabo gusumba ko umugabo akunda biwabo w'umugore. Iki kintu murakizi, hari abandi bakizi. Mu buryo uzasanga majorite abadamu nibo banga biwabo n'umugabo gusumba ko umugabo akunda biwabo n'umugore. Hari na bamwe usanga iwe huzuye abiwabo gusa, ariko abo umugabo ntawe uzakandagira, ntashobora, ntawaharara, ntawagira gute. Umugabo kuko we bose nta kibazo, akaruha kamureka, ariko nyamara umugabo bimutera guhararukiwe kuko yashakaga ngo na bene wabo bahisange, n'abiwanyu bahisange, ariko abiwabo barakumiriwe, umugabo arahararuka. Cyakane, iyo umugore atacita ku isuku yo mu rugo, singisubiraho cyane, madamu Renida yakivuze, ariko abagabo akakanduka gabatera guhararuka ingo zabo. Ibi byose nanditse aha biri mu gitabo nanditse cy'abashakanye, nakuyemo duke cyane, harimo ibintu byinshi cyane duke. Uzo twose nanditse nabikuye mu makese y'abantu nagiye mfasha
i Bujumbura, i Kigali, hehe, abari Amerika, abari Buraya, ndabizi nakwandika igitabo kingana n'inzu. Benshi akambwira ngo nkurikije umwanda uba mu rugo rwanjye, niyo mpamvu ntaza nta saa sita mu rugo. Ibyo madamu wanjye yakubwiye sinshobora kurutahamo saa sita, kuko saa sita nsanga ari hakibyuka agikenyeye n'agatenge, yararyamanye no koga ntaroga, inzu icyumba wagira ngo ni kwicukiro, twa twenda tw'abana, usanga twenda twose tw'umwana twuzuye ku gitanda, amashuka amwe yacuramye ari hasi, imisego yatembaga iririye pfo, ugasanga muri salon ngahe pfo iyi kumwe na telekomande, ibikina bikibigize gute, ibintu biracuramye. Umugabo ati no gutaha ntaha saa saba ruko nazinkoye mfe gutembagara nyine benuko. Byukuri umugore wese icumba cye yakakigize hoteli kikamera nko muri Serena. Hari ikindi Serena bashiramo sa amashuka gusa n'amasabune no gukubura. Mwebwe yo mubishizemo rwose. Akambwira ati umugore wanjye sinzi ko aza yoga n'isabune. Umwe yarabimbwiye we ndumirwa. Tese gute? Ati winjira mu nzu ukagira ngo none avuye guhiga inyamaswa. Byukuri abagore b'iki gihe ahubwo uzambara urukweto rumwe ariko ntukabe utagira parufe. Icyo mucyumve neza. Nushaka uzaburi urukweto ariko kubaho nta parufe ufite, automatique kubwire ko ari ikibazo. Kubera ko umugabo wawe akorana n'udukobwa twitera parufe zipari mu Bufaransa, hanyuma asanga wogesheje nimba n'igikotoro n'igikyayi, asange wogesheje gifuranguwo niyo woganye, nta tuvuta nta gaparufe, yiriranywe n'abakobwa n'abagabo bafite amaparufe bakuye mu Bwongereza, abandi bayakuye etazi. Rwose icyo kintu ni ikintu mugomba kwitaho, byaba na ngombwa ukaruka bitoza n'umugabo we nimba atabikunda cyangwa atabimenyereye. Niyo si tugezemo y'uyu munsi. Cya gatanu, kugira umugore w'ingare uvuga amagambo menshi kandi uvugira hejuru. Ariko ikabagabo baracanga mana yanjye. Umugore w'ingare amera ngo ni nk'umutonyi wo kwibati, arakubitaga ukazuya na amakompora ari gutera, wagira ngo umugabanye volume akayizamuragira gute, wagira ngo gabanyagira gute. Abagabo barabyanga rwose. Reka mbabwire by'ukuri abadamu, uzare umudamu w'umunyabwenge. Hari umwe uheruka kumbwira, ndavuga ati none ziko abagabo turimo kugira ngo n'ubwenge bwacu mwabugize ukuntu. Arambwira ati ngewe ni kese ya famille yiwabo nari ngiye gufasha, tujyana nawe. Areba uburyo mbafasha ngo agera, arambwira ngo ariko abantu baratanduka. Ati je umugabo wanjye ati namubonye nari mukeneye nararusha ntaha. Ati kumwitaho ati ahubwo nararengeje ibyo abandi bagore batekereza. Ndese gute? Ati nigaza yarusha cyane, nkamubwira tumve ndakoza nimara ngusige n'amavuta. Ati nkaya mudodobeka nkamu ati nkaya musiga bene yanda zamaze icumwero, ati kuko n'uraza yisiga gake. Timuzika abagabo so twisiga gake. Ati rero nkagira Imana kubera uwo muruho. Ati nkaya musiga yazagendera icumwero cyose. Umugabo akabyuka yagagusa yabaye ari izuba rirasira gusa. Umugore w'ingara atera umugabo guharara ku rugo. Icya gatandatu, iyo umugore asesagura cyane, kuko hari abagabo beza bayarekura akayamuha yose, azi ngo azamara ukwezi yabikarikiye,
umugore yabona niwe shefu wayo, yasohoka yapfa guhura n'abafite yebo ngo igura ngahe, yabona abafite imineke ntayo bapanze ngo imineke nangahe, ntakakimunyuze hatagafashe kubera ko niwe uyafite. Hagera lokensi tariki 15 umugabo akumva raporo ngo nguzana yandi ngo ntaheruka. Ashize gute bebri? Mana yanjye ani ashize ate kera aragiye, umugabo yaragaramyaguwe neza ngo arahari nta kibazo, n'aya mafaranga yashyiriye ku dukweto n'udushati n'utuyeboyebo n'imineke, ibintu bitari muri gahunda. Iyo bibaye kenshi inshuro nyinshi bigera ahantu bigatera umugabo kumva ko hararutse, byaba ngombwa agahindura konti akazasigara azana inoti ya 5 gusa, ya 5 kugira ngo akire stress yo kumva ko ntayahari. Icyanyuma ndashoje, abagabo cyakarindwi kibatera guharuka ingo zabo nukubana n'umugore ukunda kwirakaza. Umugore ukunda kugira gute? Okay, ko turaganira ntabwo turi muri rya byo mu nsengero bisanzwe. Mwe mujya mundebera abagabo n'abagore ni bande bakunda kwirakaza? Hariya muvuze ngo ni bande? Abagore. Okay, kambaza iki gice wenda nicyo cyavuga neza. Ni bande hagati y'abagabo n'abagore mwe mwagenze ni bande bakunda kwirakaza? Majorite nahari igiye ku bagore, kandi nahari ya majorite yagiye ku bagore. Nta kiryohera abagabo kugira umugore unezerewe igihe cyose. Niyaje yaparanganye ahita bati nubwo narusha iyo ngeze iwanjye ndaruhuka. Ariko iyo uje wapanitse stress y'akazi yagukubise, yasiye agasanga n'umugore ari guhekenya amenya agiye kuyamara amwe yahekenya ari kuyarya. Umugabo subireyo ngire gute nkuriki rwose twabashumbuje abakristo kamenya byose bishoboka byabo, ndabizi byose abijumbura be ndabizi Rwanda ndabizi. Icyo kintu ntabwo ari cyiza, abagore barabikunda cyane. Niyo umugabo mubwiye ngo okay sheri wansigiye 5 uko ngize gute, iyo mubwiye akamwe toke ntayo mfite ubu nyine deje gisubiza abagore uzi cyo ahita gusubiza, agusubiriza mu kwirakaza. Nugaruka usange ntavuga, nugira gute usange ngo ni bya 5. None ejo bundi hari uwambwiye ati umugore wanjye habe no kuvuga ngo habe no kuryamana, azambwira ati ube ufite 10 uri bumpa hano nubu no mu telefone hano yahitaza hano ati nuko tubayeho itambwa toke nimba 10 utabifite ntumbwire. Ati n'iminsi yose aba yirakaje, ati rero ntarashobewe nkuriki. Muzabigenzura kenshi kugira ngo abagabo bagera ku rwego asohoka, ntimugire ngo nawe yarahuye n'ibyoroshe, kuko ko arabasorwa n'imyuka mibi, ariko abandi benshi basorwa n'imyitwarire bahuye nayo agahararo ku rugo rwe. Rero hari undi nigeze gufasha bamwe kuki wagiye mu busa izo shoreke bazigiyemo, kandi ngonje kundeba izo shoreke arambwe ati ni shoreke zimeze gute, ati n'udukobwa tubi ni wowe binyibwiriye umugabo gute se, atariko tugira keya tumfata atariko umugore wanjye ati ni mwiza mu bagore beza ba Afrika yajyamo, atariko aba yirakaje. None nareba utwo ngutu ndavuga ati se nkaba bari abo bafite ibyo bize by'uburyo babishimye banezerewe bene uko. Shuti zanjye ibyishimo bigira imbaraga zo guhindura ibintu mu buryo bukomeye. Niba n'umugabo afite ikosa nushaka kurikemurira mu byishimo rizakosoka, ariko nushaka kurikemurira mu burakari
ntibizakunda, bizaca kure, bitinde bigeraho nawe uzasanga warakomeretse. Ngaha abagabo nibakomere amashyi Imana, nahe n'abagore nimukoma amashyi Imana ibahe umugisha.